zikazi kuri The Truth Inside nongera kubisegura aho tubabwira ati mutubabare kuko twari abatereranye hirya no hino, ariko singiye gutinda ndashaka kwita mwinjiza hagati mu nkuru yacu uyu munsi, nshaka kwita nkusakariza cyangwa se kukugezaho n'ahandi rero byabereye n'ahanga kuri The Truth Inside. Mwibutsa gukora subscribers ndetse no kuduhereza ubutumwa hasi waba uherereye hirya no hino. Rero nta kindi nashaka kwita nkubwira ati ni inkuru ibabaje cyane yashenguye benshi imitima, irimo kugenda ivugwa hirya no hino kuri social media. Inkuru yabereye muri Uganda, ni inkuru ibabaje rero yakomeje kubabaza benshi cyane, dore ko ubu ngubu benshi cyane bari bafite imirimo muri Uganda. Harimo benshi ubu ngubu bahagaritse gukora kuko uyu muntu ubona aho ngaho, cyangwa se iyo video ndimo ndakwereka imbere, niyerekana imodoka aho yakoze impanuka ikomeye cyane udashobora kumva cyangwa se kuba watekereza. Ni imwe mu mpanuka yabaye yabereye ku muhanda bita Entebbe Road. Ikaba yakozwe n'umwe mu bagabo bakomeye cyane, cyangwa se umwe mu bakire bakomeye cyane bavugwa hariya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Uyu ni umwe mu bagabo wari ufite inyubako ikomeye, cyangwa se inyubako imwe zihenze zitari imwe cyangwa se ebyiri cyangwa se eshatu, ariko icyo yaje guhura nacyo muri uno muhanda ugana Entebbe ariwo bita Entebbe Road, aho yaje kugira impanuka n'imodoka yamuturutse inyuma. Zimwe mu modoka zimwe zipakira amasima ziba ziri ahantu bakorera ibintu by'ubwubatsi. Ni ukuvuga ati rero ni impanuka yakomeje gutangaza benshi, yateye benshi ubwoba, dore ko bamwe mu bantu bakorera mu mujyi wa Kampala hariya muri Uganda, bamwe basanzwe bamuzi cyangwa se bamwe basanzwe bakodesha bamwe mu nyubako, zimwe mu nyubako ze baje gufunga, dore ko amaduka amwe namwe yafunze bitewe n'urupfu rw'uyu mugabo. Ni ukuvuga ati rero ni impanuka yakomeje gukomeza gushengura benshi imitima hariya muri Uganda, dore ko ni inkuru yakomeje kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Guys, ni ugukomeza kwihangana, tunakomeza no gufata mu mugongo abasigaye, nk'uko rero twabibijeje cyangwa se twabibasezeranyije kuri The Truth Inside ko tuzatubagezaho zimwe mu nkuru zigenda zivugwa hirya no hino cyangwa se mu bihugu bigiye bitandukanye. Nta handi bizaza gukomereza kubera n'ahanga kuri The Truth Inside. Tukibutsa gukora subscribe na like ndetse na comment. Guys, dukeneye ubutumwa bwanyu kugira ngo mutubwire ibyo tuzaturushaho kubagezaho, cyangwa se zimwe mu nkuru muba mukeneye, cyangwa icyo mushaka ko twabavugaho ku buryo musaza mwumva yuko inkuru noneho zigeze handi mu byifuzo. Rero n'ahangaha rero aho nkomeza kukubwira tuburi kumwe na wa musore wajya bita Bahati Chris, witwa Bahati Chris kuri The Truth Inside. Keep in touch, uracyari kumwe nanjye. Ciao ciao, naho mukanya kuko ndacyahari naho ndajya.